ukuvuga ngo bwari uburwayi bwihuta cyane. Nanje narirebaga nk'abase uburwayi n'ubugenda gute noneho ko bufite umuvuduko mwinshi cyane. Ubwo nyine nibwo nari ntarasobanukirwa uburwayi mfite. Nibwo nakomeje kunanuka. Yarakize imbaraga z'amasengesho. Undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira kubatenguha niba mu ntego y'umunsi TV1 iterambere ryanyu burya ngo abari ni ishema ryacu. Hanyuma rero uko bukeye dutangira dusuhuza abadukurikiye iwabo bukeye, nanone kandi namwe mudukurikiye kuri kamera zacu tukababwira ngo mwiriwe abadukurikiye iwabo bwije. Hanyuma rero tugashima Imana ikomeje kuturinda kugira ngo turushize kubaho twabagezaho ibiganiro bya buri munsi ku wundi, ndetse tunabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2024. Kuri Mike rero ni Muvunyi Steven, turi kumwe muri uyu mwanya tugiye kuba tuganira. Mwibuke kuko turi kumwe ndetse na Ndera TV muri kino kiganiro cacu ku bufatanye, nkuko mubizi ko akenshi tugendana nabo mu biganiro bya buri munsi. Nkuko mureba rero nakadasanzwe dukunze kubabwira kuko tubagerera hirya no hino tukabasha kubazanira abantu batandukanye kugira ngo bagire ibyo basangiza, cyane kuko kuri ndetse na Ndera ari umuyoboro w'ibyiza byose muba mushaka. Hanyuma rero umuvandimwe mushiki wacu tuguhaye ikaze kuri kamera zacu. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru mufite? Ni meza kabayanyu. Noheli nziza kuri twese. N'umwaka mushya. Murakoze cyane. Yagenze ite Noheli wawe? Noheli yagenze neza cyane. Urebye nta kibazo. Ngo mudadutumiye, twizere ko kubunane muzadutumira mukaduha ubunane basi. Nibyo kabisa. Ni ngombwa. Buri mwaka ntago bari mutoya abantu nuko bakunze wenda tukababanebwe mu gutahura buri umurimo w'Imana, ariko kugira ngo umuntu Imana imurinde kuva mu kwezi kwa mbere tugeze mu kwezi kwa12. Ino mu mujyi nk'abo batazabi uko iwacu nk'abazishinjije nubwo ntazigiha basigaye nkeya cyane, ariko byabaga bimeze neza kwinji nk'igihe c'imikutano ya Noheli iwacu. Hanyuma rero nagiraga ngo wibwira abadukurikiye uwo tuganira ninde kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Banyita Mutezi Nkaline. Yego. Ndi umukobwa w'Abanyamurenge. Ariko nkaba umudamu w'Abagabika. Mfite umutware umwe n'abana 4. N'abana 4? Nta bakobwa barimo ndebe ko nafatirira iremba abahungu biwanje. Abakobwa barimo. N'abahungu barimo. Ahubwo kubera ko nje mfite abahungu no kuzaba amanyana nkabanza ngaza ngafata irembo. Ni byiza cyane. Waravuze ko uri umudamu w'Abagabika ariko uri umukobwa w'abake? Ndi umukobwa w'Abanyabyinshi. Uri umukobwa w'Abanyabyinshi. Ni byiza cyane. Turashima rero uko byibuze uyu munsi tubashe kuba tuganira nawe kuri uyu munsi, ariko wenda kuburambuye urabizi no mu muco wacu ndetse n'uwa Gikristo buri abantu baba bakeneye kumenya cyane umuntu uretse kuba uri umunyamurenge ukaba uri n'umunyabyinshi ukaba n'umukazana w'Abagabika, ariko se mu by'amadini uri umuyisilamu uri umukristo urakijijwe byo bimeze gute? Murakoze. Ndi umukristo. Yego. Ndakijijwe. Nemera Yesu n'umukiza wacu. Amen. Niyo mpamvu ura twatangiye tunakwifuriza Noheli nziza, nuko akenshi abenshi bo muri twe bakunze kuba ari Abakristo, kabone nubwo nyine abantu bagenda bivanga, ariko biba bikwiye gusobanuka kuba dukurikiye cyane ko dukurikiranwa n'abantu batandukanye. Hanyuma rero Mutezi Nka yavukiye he? Navukiye muri Kongo. Ahitwa mu Rugezi. Mu Minembwe. Mu Minembwe. Uyu ni uw'iwacu none natwe ni hariya ku Mpunyi mu Marango. Niko bimeze. Ndi umunyaminembwe ariko iwacu ni mu Rugezi niho navukiye. Ushakwa he? Shakwa i Bubembe. Mu Banyabubembe nyine mu Bibogobogo. Basigaye banga nti tugahita ngo Ibubembe mu Bibogobogo. Mu Bibogobogo. Abanyabibogo bose turabaramukije, ndetse Abanyamurenge muri rusange turabaramukije. Ikirenze kuri ibyo Abakristo muri rusange mwese tubahaye yambu tubifuriza gukomeza kwizihirwa n'iminsi mikuru, ariko cyane twunguka kumenya Imana umunsi ku wundi. Hanyuma rero reka tuze kuba twinjira mu kiganiro cyawe. Ni nyuma yaho twakurikiye ubuhamya butandukanye bwaranze bimwe mu minsi y'ubuzima bwawe. Urabizi mu buzima umunsi ku wundi
hari igihe umuntu arwara, umuntu hari igihe apfusha, hari igihe apfa, kubera ko dutuye muri wa mubiri ugomba guhura n'ibyo byose. Nyuma yo kuvuka rero urumva umuntu agira ibiranga ubuzima bwiwe. Ariko se mutezi nka muri buriya buhamya twabonye yatanze, umuntu yakwibaza byatangiye gute ko kugira ngo ube mu buzima bw'uburwayi mbere yuko twinjira muco Imana yakoze cyo kuba warakize? Murakoze cyane. Nibyo koko uko warumbajije, nabayeho mu buzima busanzwe nk'abandi bose, mbaho ariko bigera igihe kimwe mfatwa n'uburwayi. Mfatwa n'uburwayi butunguranye, bwahise buza mu gihe gito cyane ariko buzana ubukana. Ubwo rero muri icyo gihe nta nubwo ari kera cyane, ne 2023. Ubwo ni muri uyu mwaka turaye, muri uyu mwaka ushize. Yego. Nibwo nafashwe, ariko nafashwe nko mu kwezi kwa 4 muri 2022. Yego. Nibwo nafashwe. Yego. Buza ari uburwayi butunguranye cyane. Buzana ubukana bwinshi. Ariko buza ko kumpungabanyaho buke cyane, butari buke. Sa n'umuntu wikanze, kandi ntari nsanzwe ndwara izindi ndwara zisanzwe mu bundi buzima, ariko ubwo burwayi bundi ntabwo bwankanze cyane nk'ubu nagwaye mu minsi ya vuba. Ariko urumva nyine ubwo burwayi n'icyo gihe bwamfashe buzana nk'ubukana bwinshi cyane, busa n'ubumpangabanyije. Umuntu yakwibaza wafashwe gute? Uje kumva ko ugwaye nubwo byaje bitunguranye, ariko se wafashwe gute? Murakoze. Uko nafashwe, nafashwe ubwo nyine twari mu kwezi kwa 4. Nari maze nk'amezi 8 nzaye. Ari umubyeyi nyine w'amezi 8. Mbyibushe cyane. Urabona nyine umuntu abyaye azabyibuha, ukaba munini cyane, ukaga ibiro byinshi. Muri icyo gihe rero nibwo nari maze amezi 8, ariko ngejeje amezi 8 mpita numva tangiye gushira imbaraga mu mubiri. Nibwo buryo nafashwemo. Natangiye numva nta mbaraga mfite. Numva nta mbaraga mfite, ko ziragenda zinshiramo kumva simbashije no kuhagarara cyangwa se nicara no kuri aka gatebe, nkumva sinshoboye guhaguruka. Nkumva nta mbaraga mfite. Hanyuma noneho ko nyuma y'izo mbaraga nke hatangiramo kuzana ibibazo byo kunanuka. Ndananuka cyane cyane mu buryo kabisa, nta amezi 2 yashize nyine nshire izo mbaraga. Muri ayo mezi 2 nibwo nahise ntangira kunanuka. Urebye mbere, wenda turagenda dusubira inyuma gahoro gahoro. Uvuze kunanuka nuko haba habanjirijwe no kubyibuha. Urebye mbere yo kurwara wari ufite nk'ibiro nka bingahe, hanyuma bitangira kumanuka ku ruhe rugero? Nari mfite ibiro 95. 95. Iyo mbyibushe cyane nzibuha ngasa n'ukabijeho. Icyo gihe nari mfite ibiro 95. Ndi umubyeyi kabisa wa wundi uri kubikoma. Noneho nyuma y'ibyo biro, muri ayo mezi 2 ngifatwa, nibwo ndashize imbaraga. Nyuma yo gushira imbaraga ntangira kunanuka. Mu mezi 2 nari ngejeje ibiro 60. Hamaze kuva ibiro 35. Ni ukuvuga ngo bwari uburwayi bwihuta cyane. Nanjye narirebaga nk'abase uburwayi n'ubugenda gute, noneho ko bufite umuvuduko mwinshi cyane. Ubwo nyine nibwo nari ntarasobanukirwa uburwayi mfite. Nibwo nakomeje kunanuka, ndakomeza ndananuka, bigera nko mu kwezi, ubwo twari mu kwa 4, bigera mu kwezi kwa 6 ntarivuza. Kiri mu rugo gusa ncanganyikiwe. Uri kureba gusa uburyo uri gushiraho? Ndi kureba uburyo ndi gushiraho, kandi nta mbaraga mfite. Ubwo ni nkaho nari mfite, ni nkaho nari narapfutswe nk'akantu ku maso. Kubera ko nagize ikintu cyo kubanza nko gucanganyikirwa. Usa n'ugize depression kwikanga? Ndikanga. Navuga ati se
uburwayi ni bugenda gute habe nabo twari turi kumwe mu rugo nabo bakanyibaza ariko nabo ubwe ngo kuvuga ngo genda uje kwa muganga ntabwo ntibahise bambwira ati tuje kwa muganga twese twahise tugwa nka mu kantu nuko bigere mu kwezi kwa 8 cyagiye cy'amatora umugabo wanjye ntabwo akorera inahangaha yakorera ahandi ubwo nicyo gihe yaje mu rugo asanga nyine nararembye cyane iwe naramubwira ati narananutse cyane iwe akumva ari nk'ibisanzwe none ahagere mu rugo asanga ibintu byarakomeye iwe ahita ambwira ati tugende kwa muganga none muri ibyo bimenyetso byose nari mfite by'uburwayi numvaga harimo nka diyabete ibimenyetso nagiraga nari mfite ibimenyetso bimeze abantu bagwara diyabete nanumva ukuntu bavuga ngo hari igihe umuntu agira inyota akanywa amazi menshi hakagira n'ugira inzara nyinshi urumva nanje ibyo bintu nari mbifite hari igihe nagazamwe amazi menshi nkumva nyota pe ubundi nkagira inzara muri kwa kurya simzibuhe kandi mo kurya cyane noneho nabyo bikantera ikibazo ariko se ukaribwa haraho wari coge ntano na hamwe hanjyaga nta hantu hanjyaga kuko n'umuntu yambaza ngo se wagwaye iki kabura ico mubwira kubera ko nari numvaga nta mbaraga mfite ko nkananuka ariko nta hantu runaka navugaga ngo aha hantu hari mukunjya taho pe ubwo nibwo umugabo yaje bigeze nko mu kwa 8 tujya kwa muganga iwe namubwiraga ibimenyetso mfite agahita yumva ko ari wenda nka diyabete tuje kwivuza arambwira ati nta kibazo ufite twagiye muri ibyo bitaro biri hafi yaho mu rugo niho twagiye kwivuza nyine arambwira ati isukari yawe imeze neza nta kibazo cya diyabete ufite nta kibazo cya diyabete ufite nta n'ubundi burwayi turi kubona barambwira ati ni infection ati ni infection isanzwe bampa imiti mu by'ukuri niyo miti bampaye kuko njyewe numvaga atari infection pe niko umutima wambwiye navuga ati se abantu bo uko umuntu agiye kwivuza bazamubwira ngo ni infection bampaye imiti niba narayimwoye nka 2 mpita nyireka ndayireka kuko numvaga mfite ikintu wenda runaka kinyihishemo ubwo rero nibwo umugabo yaje tiyatinze ahita asubira mu kazi ndakomeza ndivuza nja no ku bindi bitaro ngere ku bindi bitaro nibwo bambwiye ko ibyo bitaro nababwiye ibimenyetso mfite barambwira ati nkibabwira ati ibimenyetso mfite inzara kunanuka no gushira imbaraga nkibabwira nibwo bambwiye ati ngo ningire gutya barebe mu muhogo mu by'ukuri nahise umuganga nahise nsa n'umusetse cyane numva uburwayi mfite uburemere bwabwo numva n'ububabare mfite ngo arambwiye ngo ngire gutya mbita nyumva ko wenda ibyo ambwiye biciriritse cyane bidahuye n'ibibazo mfite uwo muganga rero arambwira ati turagufatira ibipimo byo mu muhogo turagucisha mu cuma turebe ikibazo ufite mu muhogo barabikora baducisha mu cuma nibwo wari wamperekeje kwa muganga turicara kabisa dusa n'abantu basuzuguye ikintu yatubwiye turavuga ati aba bantu nabo bazaba babesha abantu agarutse aratubwira ati mu by'ukuri ikibazo twasanze ufite ikibazo mu muhogo hanyuma turamubwira ati se ubundi ni iki mu muhogo dusanzwe tuzi ko umuntu agwara anjine bisanzwe abagwara mu muhogo hari abafatirwamo kanseri cyangwa umwingo hanyuma aratubwira ati muri ibyo byose muvuze ntabwo ari byo atubwira indwara iyo ariyo ntitwayumva aduha imiti aratubwira ati wenda ugenda ufata iyi miti ukwezi nigushira uzagaruke twongere tugucishe mu cumba turebe aho bigeze ufata indi miti mu by'ukuri twahise dutaha tutazi indwara bantoyemo
turataha tugere mu rugo ndakomeza ya miti ndayinywa ubwo hari mu kwezi kwa 9 nsubirayo mu kwa 10 ariko bigere mu kwa 10 mpita ngwara ibintu ku mubiri kaleje ubona aleriji iyo umuntu yamwoye nk'imiti imutera aleriji je nahise nyumva ko ari yo yayibinteye turataha ubwo hageze mu kwa 10 nibwo twasubiye kwa muganga gufata indi miti hanyuma nibwo nari nagwaye no ku mubiri nabyimbaganye mpita myereka abaganga nababwira ati nyamara mumpindurire imiti mwampaye ni nkaho yanteye aleriji ubwo umubiri wari wafuruse uriho ibimeze nk'ibiheri cyangwa se kubyimba wagaze ubyimba ukabyimbagana kandi noneho bigaturuka ahantu hose bigaturuka mu jisho mu kanwa mu mazuru umubiri wose no kuvuga ngo no mu mutwe kugeza ku maguru hanyuma barampima barambwira ati ntabwo ari imiti ati bishoboke ko ari indi ndwara yagufatiyemo nuko noneho uwo munsi barasaba indi miti barambwira ati ibi byo ntishobora kureka kuguha imiti uragenda ukomeza ino miti kugeza ukize ubwo ari mu kwa 10 bigere mu kwa 11 nibwo twahinduye ibitaro ubwo nakomeje kuremba ubwo ya gahunda yo gukomeza gutakaza ibiro nayo yari ikomeje cyane ngira ngo nari ngeze ku biro 40 none na 30 none nayigejejemo kuko ntibyigeze bihagarara urebye ubukana byari ubwo burwayi bwari bufite ntibyigeze bihagarara narakomeje uko ndi kumwe imiti aho kugira ngo nyoroherwe nakomezaga nkaremba kandi noneho iyo umuntu afite bwihebe nyinshi tuzukira kera warakira ikintu cyo kwiheba cyo gupfa iyo ureba uburwayi ufite uko bumeze nta cyizere nari ngifite muri icyo gihe ubwo rero nibwo nahinduye ibitaro ndangije guhindura ibitaro bya bitaro ngiyeho nabyo ngira amahirwe nza guhura n'umudogiteri tuvuga ururimi rumwe uwo mudogiteri novuga ko ariho nakuye imani yo gukira novuga ko ariho nakuye kwizera kubera ko kujya umuntu ukuvura muvuga ururimi rumwe biza bifasha birafasha cyane ubwo nibwo nagiye kuri umudogiteri arampima nawe mubwira uko nafashwe kose ubwo hari hageze nko mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 ku itariki 10 nibwo nahuye n'uwo mudogiteri uwo mudogiteri mubwira amakuru yose uko nafashwe mubwira ibimenyetso byose nagiye ngira ubwo rero nawe yahise ambwira kimwe n'uyu mudogiteri wa hano ngo nagiyeho mbere arambwira ati nyamara uburyo uri kumbwira ndumva ari indwara izifata mu muhogo noneho nyumve ahuje na wa mudogiteri wa mbere Imana iraza ndavuga ati nyamara koko bya bintu bambwiye mbere nibyo arangije noneho andemamwe icyizere arambwira ati ibu burwayi bubaho kandi ubu burwayi buravugwa bugakira none we wizere uzakira ubwo so yarakubwiraga ngo wizere ko abaganga bazakuvura cyangwa wizere ko Imana izagukiza yarambwiye ngo wizere nzakuvura uzakira ariko arambwira ati rero ibyo bindi wabyimbaganye ku mubiri sinshoboye kubivura nzakurangira undi mudogiteri uzabivura ariko nje icyo nzakuvura ni bya bindi byo mu muhogo nuko noneho uwo mudogiteri ndavuga ngo mana ubwo mpuye n'umudogiteri wenda hari nzakira kubera ko yambwiye ngo iyi ndwara je nzi ko iri indwara wenda itabaho hanyuma iyo ndwara rero ngerageza kubabaza iyo ariyo iyo ndwara ndababaza ati ese uburwayi ko ntabuzi yaba ari kanseri se mwaratinye kumbwira
yaba ari indi ndwara se indi zifata mu muhogo wenda mumbwire gamenye ibyo ari byo. Arambwira ati ni ukuri ntabwo ari kanseri. Iyo aba kanseri ntabwo ari ibipimo tuba twagufashe. Kubera ko yamfashe ibipimo byinshi, yamfashe ibipimo 27. Arambwira ati byanze bikunze muri ibipimo biragaragaza indwara. Nibwo yabifashe ahita abona indwara yo mu muhogo nyine. Arambwira ati rero iyi ndwara ni indwara zifata mu muhogo, ngo ni imisemburo iba mu muhogo, ngo y'uburyo n'ibumoso. Iyo misemburo iyo igiye hejuru nico gihe umuntu agwara umwingo ugasohoka bakawubaga. Rero ngo iyo igiye hasi cyane nico gihe ugira ibibazo biriya bibazo nari nagize. Ubwo njewe yari yagiye ngo hasi cyane bikabije, nico gihe zitera biriya bimenyetso byo kunanuka no gushira imbaraga. Kandi noneho bigatuma bya biryo urimo kurya ikabinywa cyane, ya ndwara ikarya bya biryo mbere yuko bya biryo bigera mu mubiri. Noneho ugashiduka kakera wananutse washize imbaraga kubera ko bya biryo uri kurya ntibiri kugufasha. Nubwo busobanuro yampaye. Arambwira ati niyo ndwara wagwaye. Iyo bija hejuru wari kugwara umwingo tukawubaga. Ati rero kugwara umwingo nibyo byiza kurusha kuja hasi cyane. Noneho ngasenga nk'abasemana kuko nanone ntagwaye umwingo naje ngo bawubage, konza mbona benshi bayibaze bagahita bakira. Iyi ndwara ndagira ngo nta wundi muntu yari yafata wenda ni jewe. Ariko umudogiteri yambwiye ko hari abandi bayigwaye baravugwa barakira. Rero nibwo natangiye kugira icizere. Uwo mudogiteri atangira kunyandikira imiti. Ikintu yakoze yampinduriye imiti. Ijya ya mbere nanywaga yampinduriyemo gato. Amperezamo iyindi. Nagaza mfata imiti ku kwezi ibinini 300. Iyo miti nayinywaga nta stress mfite. Kubera ko kera nagize icyizere cyo gukira. Mpita nyumva byanze bikunze iyi miti izonkiza. Nibwo nayinyoye bigera mu kwezi kwa kabiri. Ariko nyuma yabwo nibwo yampinduriye yandangiye undi mudogiteri umvura bya bintu byo kubyimbagana. Wa mudogiteri noneho we yandangiye ampa imiti, ariko iyo miti mu by'ukuri nta kintu yigeze imarira. Yagaza nyandikira imiti nayinywa nk'uyu munsi nkaba muzima, bya bintu bigashira. Bwaca ya miti yashira bikagaruka. Ndayinywa kugeza mu kwezi kwa kabiri. Byageze mu kwezi kwa kabiri nta kintu kirahinduka. Ariko rero wa mudogiteri wamvuye bya bintu hano byo mu muhogo, kuva ntangiye kumwe imiti ye nahise ntangira kumva kabaraga gatangira kuza gake ntangira gufata agatege. Ariko muri ka gatege ndakomeza ndabyimbagana, n'ubundi nkomeza kubihigwa, n'ubundi nubwo ndi kuvugwa ariko ndacafite indi itaraboneka, umuti wawe utaraboneka. Noneho bigere mu kwezi kwa kabiri nyine, ubwo nyine twari tugeze mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka rero. Muri uyu mwaka 2023. Muri uyu mwaka urumva ko ari hafi kuzuza umwaka wose mu rugendo rw'uburwayi. Nibwo nageze mu kwezi kwa kabiri maze kurambirwa pe, bitanyumva ndarambiwe n'uburwayi. Ndabaze koko jewe wagiye kwivuza none ngiye gusubira mu rugo n'uburwayi kandi nagiye kwivuza. Bitanyumva ndababaye kandi ndabate se Imana wampaye umuntu uzamvura ngakira. Noneho nza guhura n'umushuti wanje, madamu nshuti yanje, arambwira ati rero mama Queen kankubwire ukuntu tukora kugira ngo uzokire. Uwo mudamu arambwira ati reka dusenge Imana. Mu by'ukuri ibi byose ndimo kuvuga ntuzukwirata, nukugira ngo namamaze imbaraga z'Imana.
muri urwo rugendo rwose rw'uburwayi nari narihebye cyane, numva nta cyizere cyo gukira ngo ifite. Ariko mare guhura n'uwo mushuti wanjye, uwo mushuti arambwira ati reka dusenge. Uwo mushuti rero noho araza ambwira uburyo turi busenge, aza kumpuza n'umukozi w'Imana twasenganye nk'inshuro 3, kandi uwo mukozi w'Imana ntabwo twari turi kumwe. Nimba uzumva Kanguka, umugabo w'i Burundi usengera muri Kanguka, niyo nasengeyemo turasengana iminsi 3, twasenganye iminsi 2, uwa gatatu aravuga ngo mu buryo bwa online, aravuga ati hari umudamu ufite ikibazo, yagiye kwa muganga baramubwira ngo afite ikibazo cya tiroyide. ubwo ibyo bivugaga muri service ya Kanguka, abantu benshi ku murongo, turi ku murongo twese. Ahita avuga ati hari umudamu ufite ikibazo cya tiroyide, akagira n'ikibazo cyo kwiyagaza umubiri, niko Abarundi baza bita kwishimagura umubiri. None akivuga gutya nahise nyumva ko ari njye, nahise numva kwizera gukomeye kunjemwo, bitanyumva ndavuga ngo niyo haba hari hundi, ariko uwo ni njye wavuze. Bityo gihe twari tumaze gutandukana n'umugabo, yagiye gushugurikira abana iby'amashuri, ansigaho ku bitaro. Noneho umugabo ndamubwira ati yewe, none nasengeye mu gitondo, nasengeye muri Kanguka, numva aravuze ngo hari umuntu wari ufite tiroyide no kwishimagura umubiri, none guhera no munsi Imana iramubohoye. Nahise numva ko ari njyewe, kandi kwizera mfite ntigusanzwe, ni njyewe nta wundi yavuze. Muri uwo mwanya nahise numva ibyishimo byuzuye mu mutima wanjye. Ubwo nari mfukamye mu cyumba mu gitondo, noneho muri ako kanya nahise mpaguruka, ibyishimo biteye ubwoba, n'amarira menshi, ndavuga ngo Mana, tega amaboko mu cyumba, ndavuga ngo uwo ni njyewe uvuze, nta wundi. Mu by'ukuri nari naragize kwiheba guteye ubwoba, ariko kwizera nagukuye kuri wa muganga washizemo icyizere, arambwira ngo uzokira. Ariko aza gukoresha ijambo rimwe, aravuga ngo umunsi yandangiye umudogiteri, ya miti wa mudogiteri yaduhaye itagira ikimara, dusubira turamubwira ati wa mudogiteri waturangiye rero imiti ari kuduha ntacu irimo kumara. Aratubwira ati nimba uriya mudogiteri yananiwe kukuvura, ati wizere Imana gusa yonyine izagukiza. Ati hasigayeho Imana, nuko yambwiye. Noneho ndavuga ngo Mana, ubwo uyu mudogiteri avuze ngo hasigayeho Imana, tereka nkwizere uzonkiza. Kandi gayo ntinanirwa, kandi gayo Imana ntinanirwa. Nubundi biza biterwa no kutizera k'umuntu. Iyo nza kwizera kera ngifatwa gutya nkavuga ngo Imana nishobora byose, wenda simba naramaze icyo gihe cyose ngwaye. Ariko naje kugira igihe cabwihebe, ngira igihe cyo kwiheba cyane, ngira igihe cyo gucika intege, kwigunga. Noneho nasigaye ngera n'isoni zo kugenda n'abantu, naje nko gusohoka mu nzu kubera isoni mfite, kubera ukuntu nananutse, ngahita mfata amarinete nkambara, nkashiraho agapfukamunwa kugira ngo abantu ntibamenye. Kubera nyine nasigaye nyumva nk'isoni, nkumva iceye. Noneho n'abantu bambaza ati se wagwaye, ni waragwaye, wagwaye iki? Ntiwababwira ati naragwaye, bagashaka ko nababwira ati sinzi icyo nagwaye, bagashaka ko nkaho nabahishe ingwara nagwaye, agatangira bo kwikeriza abo. N'ubundi bagaza ngo ni sida nagwaye, kandi sida n'ubugwayi busanzwe, n'abandi babugwaye nabo n'abantu, kandi bafata imiti. Iyo ufashe imiti neza ubaho mu buzima busanzwe, upfa kimwe n'abandi. Ariko abantu bo bahitaga bumva kuko nibwo burwayi busebetse, umuntu atavuga. Mu by'ukuri uko nari imeze ntawe utonkekera izindi ndwara. Ariko ndashima Imana kuko Imana igira imbaraga zisumba izindi zose. Muri icyo gihe uwo muntu w'Imana ahita avuga ati urakize, Imana irakubohoye guhera no munsi. Rero muri icyo gihe mu kwezi kwa kabiri nibwo natandukanye n'ubwo burwayi. Nibwo nahise numva ndabohotse mu mubiri, bya bintu byo kuzimbagana birashira. Ariko muri uwo mwanya nasibye
uwo munsi nakize mu gitondo mu by'ukuri nagaza mbyimba iminwa ikagera iriya kwishinya hakaza nk'ibibyimba nka 3 ku rurimi hakaza nka 2 mu jisho kikagita kivamo hano cyavamo hano sime kibonye ijisho rigatukura mu by'ukuri nagaza iyo byabaga byaje niba numvaga bwihebe nyinshi n'uwo mwanya twasenganye n'uwo muntu niko nari imeze ariko ngira ngo kubwira imbaraga z'Imana nukuri imbaraga z'Imana ziratangaje Imana yivuze ubukize hanyuma uwo munsi bwire nibwo uwo munsi niriwe neza bitamvye twasenganye uwo munsi namanyirirwa neza burira urumva n'icizere caje numva byishimo byinshi mu mutima ngo nandi kumwe n'ababyeyi banje data bukwe n'amabukwe ndababwira ati muza makuru ati nakize mu gitondo bagomba guseka ngo se wakize ati nakize ariko sinababwira uburyo nakizemo ndabanza ndaceceka sinababwira noneho nibwo buje kwira nka 10:00 nibwo nongeye kubyimbagana ndabyimbagana namanyongera ndabyimbagana kwa kundi kose nari imeze noneho gusa no kurenzeho wa munsiga umve Satani kundi zigira Satani umunsi watangaje ko wakize wa munsi natangaje ko nakize nahamagaye umugabo wanje yari namubwiye ati yewe nakize umuntu umukozi w'Imana yansengeye ndakira mbwira umugabo yari ati nakize ashima Imana nawe turashima twiriye mu mashimwe uwo munsi bigere mu 10:00 namanyongera ndabyimba Satani yarije gupima kwizera kwanjye ngira ngo ndavuga ngo ngira amabukwe ndamubwira ngo tibi byose nibikangisho bya Satani tayiko njewe uko nzi ko nakize ibi byose nibikangisho Satani kirapima kwizera kwanje ngo irebe ko wenda no cika intege mvuge ngo se Mana kandi ndagwaye muri uwo mwanya naragwaye bikabije cyane kandi birambabaza pe ariko sinigeze ncika intege ndavuga ngo uko bimeze kose nakize nama nkomesha mu mutima ndavuga ngo Satani utsindwe nakize Imana yavuze ko nakize kandi Imana ntizibesha burira bigere nka 2:00 narembye kabisa mpamagara umugabo ndamubwira ati nongeye kuremba umugabo arambwira ngo ningeneje kureba mu dogiteri ndamubwira ati sinja kureba dogiteri Imana yavuze ko nakize rero reka dutegereze ubushake bw'Imana Imana iyo yavuze ntiza yivuguruza nukuri nari mfite kwizera muri uwo mwanya gukomeye nta bwoba nari ngifite nta kwiheba nari namaze kwizera uwo mwanya hagere nka 2:00 z'ijoro mpita numva ntangiye nk'inshinga zazimvamo hazanyumva nk'ibintu biba binshogokamo numva ko biranshogokamo mpita numva ndabohotse umubiri numva urorushe kuko nagaza nyumva iyo nzi naba nabyimbye nagaza nyumva umubiri wabaye nk'igiti kumva nakomeye ukuntu kubera ko ahantu hose habaga habyimbye muri uwo mwanya mpita numva ndoroshe mare koroha mpita mbwira abo twari turi kumwe ati noneho ndakize burundu ndakize nta kindi cyongera kuba ndakize ahubwo n'indwara yari kwinsohokamo tubugwayi bwose nari mfite bwari ko bunsohokamo muri uwo mwanya mpita numva ndabohotse ubwo turacyari mu kwezi kwa 2 mpita numva ndabohotse kubera ko nari maze amezi hafi 3 ntari kumwe n'abana twari twaratandukanye nyine kubera ubugwayi waragiye kwivuza ubwo nibwo umugabo yagarutse mu kazi aransanga ntakize yasanze mfite kwizera ndamubwira ngo nta kindi shakira amatike ngende sanga abana kubera ko
nta kindi kintu kinyicaza nakize kuko nari ntegereje indi randevu ya muganga ndamubwira ati ntabwo ntegereza iriya randevu ndataha nsanga abana kubera ko icyo Imana yavuze Imana yavuze ko nakize kandi mfite kwizera. Hanyuma noneho mare kuryama muri iryo joro nibwo hari Imana yangendereye mu nzozi. Mu nzozi ndarota maze kuryama mpita mbona umuntu araje arambwira ngo nimpaguruke nje gushima mu rusengero rwacu. Mbona mu rusengero rwacu nyine runo rwa hano mbona turahagurutse n'umukobwa wanje mukuru turatambutse turatangiye turashimye uwo mu itorero ryacu. Umuntu arambwira ati ngo dushime Imana ko wakize. Turagiye n'umukobwa wanje mbere yo gushima turirimba indirimbo ivuga ngo nanje ndi muwo wanyuzeho mbabaye ungirira ibambe n'urukundo unyomora inguma nari mfite. Mbona turaririmbye iyo ndirimbo n'umukobwa wanje turaririmba kabisa mbona turirimbanye umwuka wose. Turangize kuririmba arambwira wa muntu ngo niwe wari kunyobora arambwira ati ngufata ituro uturira Imana kuko wakize kandi icyo ni ikimenyetso nguhaye kwigitaka bari kugushiraho kumva none icyo kimenyetso ugikore utura ituro kuko wakize. Mbona ko mfata amafaranga nayahaye abantu batandukanye mbona babwira ngo nimugende muturire Imana kuko yankijije kandi iki ni ikimenyetso cyuko bari kunshiraho igitaka kumva. Icyo kimenyetso turagikora mu nzozi. Ampa ijambo ryo muri Zaburi rivuga ngo ryo muri Zaburi ibice 9 umurongo wa 2 rivuga ngo ndashimisha Imana umutima wanje wose ndavuga imbaraga z'Imana zitangaje. Mbona ampaye icyo gitabo ngo turangize gukora ibyo byose ngo arambwira ngo nimbwire pasiteri adusengere. Pasiteri wacu uyu nguyu ndamubwira ati haguruka udusengere. Aradusengera arangize kudusengera gahunda yo gushima Imana irarangira. Nubwo buryo nakizemo guhera uwo munsi nahise ntandukana n'uburwayi kandi byabaye umunsi umwe. Nyuma y'izo nzozi se umuntu ari kubwira ngo urakize kubyimbuka kwahise kubaho se uba urabyimbutse? Uwo munsi nahise mbyimbuka ndabyimbuka neza kugeza uno munsi wa none. Mu gitondo abantu babona wakize. Mu gitondo tubona nakize noneho mbyuke n'izo nzozi sinazibwiye abo twari turi kumwe uretse gusa umugabo wanjye naramuhamagaye yari yagiye mu kazi ndamubwira ati noneho narose gutya noneho iki nicyo kimenyetso Imana yampaye ko nakize burundu none ndatashe nsanga abana. None se ko wari wakiriye mu kindi gihugu wari wagiye kwivuriza ari naho Imana yagusubirije akaba ariho ukirira wakurikije ico Imana yavuze muri izo nzozi koko gushima ubikorera mu itorero ryawe ndetse n'ituriro ritangira mu itorero ryawe? Cyane rwose narabikoze. Nageze mu rugo tupanga nyine gushima Imana mu rusengero kubyo yakoze. Turabikora mu rusengero rwacu ibimenyetso Imana yari byose yatanze tuzakora twarabikoze. Twashimye Imana kandi twatanze n'ituro. Ubwo rero nibwo natandukanye n'uburwayi. Noneho nyuma yo gukira hazamo ikindi kibazo cyo gutanga ubuhamya. Guhamya Imana yagukijije. Urumva nukuri ubu burwayi bwari burwayi budasanzwe kubera ko nagwaye izindi ndwara zose ariko sinigeze ntekereza ikintu nagaza nshima mu rusengero nkavuga ngo Mana ushimwe ko wankijije ya ndwara ariko buke yabisanzwe pe nk'abandi bose ariko iyi ndwara yankoze ahantu yarankanze cyane imara kunkanga noneho hazamwo ikibazo cyo gutanga ubuhamya nyuma yo gukira ndabipanga kandi nabyo zaje mu nzozi ndabipanga kubera ko
nari nahaye agaciro ikintu Imana yakoze, nabihaye agaciro ndagana mbishyira mu mutima wanje, naba ndyamye nkavuga ngo Mana ushimwe kuko wankijije, naba nyicaye naba ngenda nkavuga ngo Mana ushimwe kuko wankijije. Noneho nari narakanze abantu benshi kandi byabaye igihe gito, igihe gito yari indwara iteye ubwoba cyane yihuta ifite umuvuduko. Noneho umunsi umwe ndaryama numva ijwi rirambwiye ngo uzokoresha igiterane ngo utange ubuhamya ubwire abantu imbaraga z'Imana. Ubwo iryo ni ijwi ry'Imana binyuze kandi mu nzozi. Sinziga nimba ari iry'Imana ariko ndakeka ko ari iry'Imana kubera ko ndanyumva ni nk'umuntu unyongoreye. Wabiherewe mu nzozi? Mu nzozi ndyamye. Yego. Iryo jwi riraza rirambwira ati uzakoreshe igiterane ubwire abantu imbaraga z'Imana. Yego. Noneho nsa n'uwishe amatwi. Mu kwezi kwa gatanu ndakeka ko ari cyo gihe iryo jwi naryumvishije ndyamye. Biragenda bigera mu kwezi, ejo bundi dukora igiterane muri uku kwezi kwa 12. Kwa 12 gutangiye ku itariki 10. Amezi hafi 7 yose nyuma y'ijwi. Ku itariki 10 z'ukwa 12 nibwo twakoresheje igiterane. Noneho ndagenda bigere mu kwezi kwa 10 ndasuya ndaryama. Bita mbona umuntu araze anzaniye umwana wanje w'umuhungu wa kabiri ukurikira imfura. Araje arambwira ati se nguribuka uyu mwana wawe umunsi yirije ubusa ku bwawe ngo niki watinya? Kubera ko naritinyaga nkavuga ati se Mana nzabasha kuvuga imbere y'abantu? Tese ubundi ko ntazi kuvuga nzabasha kuvuga koko? Cyane cyane niyo nayo majwi satani yagaza anshiramwe cyane. Havuga ati se nzabasha kuvuga kuje imbere y'abantu mvuge? Aba ari cyo cyane ntinya gituma ntinda no kubikora. Muri izo nzozi uwo muntu kandi azanira umwana wanjye arambwira ati se uribuka umunsi umwana wawe yiriza ku bwawe? Ariko si uko wari ufite amakuru ko umwana yiyirije ku bwawe? Cyane. Twariyirizaga cyane bari kunsengera, abana banjye baransengeye. Icyo gihe twakoze amafungo y'ibyumweru bibiri. Noneho tuyakora bakaza bajya ninjoro bakaja ku ishuri bakirirwa batariye. Uwo munsi twasenze Imana mbwira abana ngo dusenge ibyumweru 2 byaje gushira hari ikindi Imana yadukoreye. Ubwo ni mu gihe wari ukirwaye? Ni mu gihe nari nkigwaye. Yego. Icyo gihe turabikora turasenga mu rugo abana bakirirwa batariye, bakambwira nkababwira se muririrwa ku ishuri mutariye? Bakamambwira ngo ma nkukeretse ngo Imana itazayumva, ngo turagusengera ngo kandi ngo twizeye ko Imana izayumva. Nareba abana ubushake bafite bwo gusenga kanga kubabuza. Icyo gihe twarabikoze. Ibyumweru 2 byagiye kurangira mu by'ukuri hari ikintu Imana yadukoreye. Yadukoreye ikintu gikomeye. Zakibabwira wenda sinabivuga hano kuri kamera. Ariko Imana yaragikoze uwo munsi. Nshatse kubwira abantu kuko nta kintu na kimwe Imana itazayumva. Nta masengesho na mato abaho Imana itumva. Kubera ko abana b'abantu bazabibwira ngo subu tenga kuko Imana kiranyumva, abandi subwo ubwo se ndashoboye. Ariko isengesho ryose rito usenze rivuye ku mutima Imana iraryumva. Ubwo rero muri ico gihe nibwo umuntu yangenderebwa nzanira uwo mwana kubera amasengesho yakoze kandi ni muto pe, afite imyaka yujuje 12 ejo bundi muri amezi. Ni mutoya kandi abana b'abahungu, abakobwa niwe uzubona bakunda guhahara ibintu. Kandi umwana w'umukobwa yiteretse cyane yabaye nk'inkumi. Ariko abana b'abahungu uzubona batazakunda gukura vuba. Mu by'ukuri icyo kintu yakoze cyankoze ku mutima cyane wa mwana wanjye, ndamushimira. Kandi kugira ngo nkoreshe nicyo giterane naco kiri muri gahunda yatumye icyo giterane kiba cyo kubwira abantu imbaraga z'Imana. Mu by'ukuri umuntu yahise ambwira ati se niki watinya? Uribuka umunsi umwana wawe yirije ubusa ku bwawe
none watinye iki? Icyo gihe byahise byongera bimpa imbaraga nongera ndabyuka. Uwo munsi nashidutse umutima ugiye kumvamo, ndahumagira mu gitanda ndyamye, umutima uratera nkazajya ufata gutya nkumva ngiye nko guturika. Nahise mpamagara umugabo ndamubwira ati yewe noneho ibintu sinzi ibintu bigiye kumbaho. Tuzi ko mbonye umuntu anzanira kingi mu nzozi, arambwira ati se ngo ndibuka umunsi yirije, ati kandi nibyo koko yaririje. Umugabo ahise ambwira ati genda ubikore, ubundi niki cyakubujije? Kuko ubundi yagaza nshigikira cyane, akambwira ati se ikintu cyakuje mugomba kugikora. Ndanamushimira cyane, yakoze ibikomeye cyane ntobasha kuvuga, kubera ko abagabo ari igihe umudamu ahura n'ikibazo ugasanga umugabo arakwinubye, ugasanga ntabishizemo imbaraga, ariko mu by'ukuri umugabo wanjye yambaye hafi, ndamushima, Imana imuhe umugisha. Nubwo ari inshingano ze ariko ndamushimiye. Niki wamwigiyeho mu burwayi bwawe, umutware wawe? Umutware wanjye namwigiyeho ikintu cyo kwihanganira ikintu ahuye naco cyangwa ikintu gitunguranye. Aza yihangana cyane kandi agira kwizera. Kenshi azambwira ngo undusha gusenga ariko nawe nkakurusha kwizera. Akunze kubibwira cyane. Agira kwizera guteye ubwoba cyane. Yagaza nkomeza akambwira ati wihangane kandi wizere Imana izagukiza. Ibyo bintu arabindusha cyane. Wenda twinjire wenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cacu, mu by'ukuri tunashima Imana yakoze umurimo wo kugukiza uyu munsi, ukaba uri hano utafite uko kubyimbagana, udafite uko kunanuka, kuko ubwo buhamya butandukanye nuko ubu nyine buri wese ari kukureba kuri kamera zacu. Kuko niba uvuze ngo waba gufite ibibyimba umubiri wose, ubu nyine umuntu akaba avuga ati byibuze umeze neza, uruhu rumeze neza. Ni ibintu rwose dukwiye gushima Imana yabikoze. Imana yabikoze rero turayishima cyane. Hanyuma nanone kandi umuntu akaza kuza kwibaza kuri wowe, niki rero wigiye muri ubu burwayi mu buzima busanzwe ndetse n'ubwa gikristo, igihe umuntu ahuye n'ubutayu nk'ubu wanyuzemo mu gihe c'amezi 10 habura 2 kugira ngo umwaka wuzure mu burwayi bwawe, niki wigiye mu burwayi bwawe? Ikintu nigiye mu burwayi, isomo wakuyemo? Isomo nakuyemo isomo ryo kwihanganira ikigeragezo uhuye naco. Nkuramwe irindi somo ryo kwizera Imana. Kubera ko akenshi twicwa n'ubujiji, tukicwa no kutamenya gusenga. Imana nta kintu idashoboye. Hari igihe umuntu azasenga ariko iyo udafite kwizera nta kintu cokoreka pe. Kubera ko muri ubwo burwayi nakubwiye ko nafashwe mfite naracitse intege cyane, ntagifite kwizera ko nzakira. Iyo mudu yo kutizera abarinzamwo cyane, kandi mu by'ukuri nta kintu cyari kuba, sinari gukira. Ariko nza gusobanukirwa, umuvugabutumwa yaratubwirije, aratubwira ngo kwihangana ngo ni ikigaragazo cyicaye mu bisubizo. Iryo jambo nararikunze cyane. Kwihangana ni ikigaragazo cyicaye mu gisubizo. Rero iyo wihanganiye cya kigaragazo uhuye naco, nyuma yo kwihangana haza hiyongeraho kwizera. Noneho hamara kwizera ugahita ugira amahoro, ugakira. Rero isomo nakuyemo isomo ryo kwihangana. Ndavuga ngo mbanze nyihanganira ikigeragezo mpuye naco, kandi mu by'ukuri nico cyatumye nakira. Nageze aho ngaho ndihangana, maze umudogiteri amaze kunsobanurira ubugwayi, nahise nyihangana. Ndavuga ngo nuko nyine niko byagenze, ariko reka nyihanganire kino kigeragezo, hanyuma nkongeraho kwizera. Mare kwizera nkongeraho amahoro yo mu mutima. Nyuma y'amahoro mu mutima hiyongereho gukira.
uretse kuba warabaye muri service cyangwa se mu iteraniro rya kanguka ari naho Imana yanyujije mu muyoboro wo gukira kwawe uyu munsi tukaba duhagaze dushima gukomera kw'Imana ndetse n'icimana irico mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwacu twese. Ubu ngubu uracateranira muri kanguka cyangwa se wavuyeyo wa munsi umukozi w'Imana yakubwiraga kuko wakize? Ntibishoboka. Tibishoboka gukomeza guterana? Ntibishoboka kuvamo. Ntabwo sinshobora. Urumva kenshi abantu bakunda kwibagirwa. Iyo ukize uza wibagirwa bya bintu byose wanyuzemo. Rero kanguka ntabwo nayivamo kubera ko niho nakiriye. Niho nahuriye n'Imana. Umuntu agenda ahura n'Imana ahantu mugahurira nayo handi, ariko ahantu wahuriye n'Imana sinshobora kuhibagirwa. Nukuvuga ngo buri wa gatandatu nzasengana na kanguka. Buri gitondo cyaremwe n'Imana turadusengana. Hari n'ibindi yagiye ikora, hari n'ibindi birutse Buburwayi yagiye ikora. Nukuvuga ngo ntabwo nareka gusengera muri kanguka. Hari aho byageze se kubera ububabare no kwiheba ku burwayi bwawe ukumva utagishaka no gusenga? Nzabayeho. Muri ico gihe nari ndemvye, mu by'ukuri ntabwo nagaza nsenga. Urumva hari igihe utwagwa no kwiheba cyane, habe no gusenga ntuvuga isenga. Waza usenga nagaza nsenga ariko nkumva amagambo ndi gusenga ntaho ari kugera. Taho yageraga kubera ko numvaga mfite gwihebe nyinshi, niko nari narakiriye gusa mu mutima kwiheba. Noneho nkumva n'amasengesho ndi gusenga nta harimo kugera. Rero iri gusenga uri utizeye ko amasengesho uri gusenga hari kugera, nta kintu yakumarira. Rero icyo gihe cyabayeho. Yes, tugana ku musozo wenda w'ikiganiro cacu. Kuri wowe rero itorero ryo warikuyemo cyangwa se ryahagararanye nawe mu kibazo cy'uburwayi ku ruhe rugero, kugira ngo byibuza ube n'umwanya mwiza wo kugira bushimira bahagararanye nawe muri uru rugendo rw'amezi 10 y'uburwayi? Itorero ryanje ndarikunda. Itorero ni umubyeyi. Itorero ni famiye. No kuvuga ngo aho umuntu asengera hazakurutira umuvandimwe. Itorero ryambaye hafi muri ubwo burwayi. Bafashe igihe kinini cyo kunsengera. Kandi ndashimira umupasiteri utuyoboye. Pasiteri wacu ndamushimira. Yagize uruhare runini n'igihe nagiye no kwivuza ahandi yakomeza mvugisha, kandi baransengeye koko cyane cyane, baransengeye pe. Kandi ahantu nari nagiye ngasiga abana bambaye hafi mu buryo bwose. Ndabashimiye cyane. Yego, hanyuma rero iyo umuntu wenda akize, hanyuma harigeze kubaho igikomba abantu bamutukiyemo bakamwita amazina kubera uburwayi, wenda nk'abavugaga kuko wanduye sida, bavugaga ko ari diabete. Ugarutse se ugarukanye nko kubishima hejuru cyangwa ugarutse ufite imbaraga zo kubabwira imbaraga z'Imana? Oya, ntabwo nabishima hejuru. Gusa nababariye nkigwaye. Ndavuga ngo ntawo barenganya. Urebye ukuntu nari imeze, uwari we wese basaga n'abafite ukuri koko. Bari bafite ukuri. Ariko ndavuga ngo ndababarira mu mutima. Hanyuma ndavuga ngo sinaje kubishima hejuru. Naravuze ngo nzababwira imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirakomeye. Habe n'ubu nica ya. Nuko bamaze imbaraga z'Imana. Kuko Imana yonyine iri hejuru ya byose. Kandi Imana ifite imbaraga ziteye ubwoba, ziruta izindi zose zibaho. Imana ivuze ngo urakize ubukize. Kandi ikindi kintu nobwira abantu, kwizera niko kurema. Nukuvuga ngo iyo wizeye kino kintu kiraba. Kwizera niko kuzana byose. Iyo uhuye n'ikibazo ugasanga wizeye Imana, nukuri cya kibazo bari gitoya ntikigutera ubwoba. Iyo wizeye nta bwoba, nta kintu na kimwe kigutera ubwoba. Nukuri ni nk'icyo kintu nobwira abantu wenda bafite bwihebe. Nababwira imbaraga z'Imana ko zibaho kandi zikomeye kandi ziracahari.
urakoze cyane mu by'ukuri twese dukomeje gushima Imana ndetse dushima itorero ndetse dushima n'umutware wawe ikirenzeho dushima n'abana banyu bahagararanye nawe mugasengana none kandi dushimire umushumba uwo Imana yanyujijemo muri kanguka uyu munsi ukaba uri guhamya Imana mu by'ukuri akenshi duhoza amaso ku kudatahura ico Imana yakoze ariko kandi tubashiye kwaguka tukarushirizaho gutahura gukomera kw'Imana ni byinshi wowe udukurikiye gira kwizera ushobora kuba udukurikiye uri kwa muganga ikico nyine ni gisobanura urabona umuvandimwe twicaranye hano mu by'ukuri ubwe ni ikimenyetso cyonyine cyuko Imana iriho kandi Imana ikora ushobora kuba uri mu bihe ahantu hatandukanye ubu nyine hari n'abantu bari mu magereza bafite amatelefone niba ukurikiye ino video wenda tuno duce tugenda dutanga izere tugira ijambo hano ryanditse no kuri iyo mikoro yawe nuyisoma haranditse ngo undi munsi andi mahirwe nuvuga ngo rero iyo turushije kubona undi munsi haba hahishemo amahirwe yacu haba hahishemo gutahura imbaraga z'Imana haba hahishemo gusubizwa kwawe reka gucika intege wowe dukurikiye ku migabane itandukanye wowe uri mu ntambara wowe uri mu kibazo runaka cawe senga kandi izere kubera kuko Imana irakomeye urabona mushiki wacu ntago ari kuri umubiri we wasaga wende biza gukunda tukabona utuvideo tw'uburyo yarameze tukatwifashisha mukatubona amaha ariko kandi banza wumve ko aho uri kuba gusabonye undi munsi hahishimwe amahirwe yo gusubizwa kwawe Imana iriho kandi uko yahozeho n'uyu munsi ni kwiri ndetse kandi niko izahora mukomeze rero mugirirwe neza n'Imana ndetse murindwa n'Imana aho muri turushirizaho kubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha ariko cyane tubabwira kuko ico uri kunyuramo uyu munsi kiri gutegura ubuhamya bw'ico uzahamyamo munsi weje mukomeze mugira amahoro y'Imana kuri Mike mwari muri kumwe naje Muvunyi Steven ciao ciao